Mu gihe ikipe ya Arsenal iri kwishimira igikombe cya Champions League nyuma y'imyaka 22 iterukaga igikombe giheruka mu mwaka wa season 2023-2024, akanya kankubwire ngo kanda subscribe tubane gatanu ku kandi ni iy'amakuru abagezweho abavugwa hirya no hino ko kankubwiriye mu myidagaduro na siporo biba bibabaje n'ibishimishije bigendanye n'ibyo ukunda n'abo fana n'abo ukunda byose. Zatubwirana muri comment ese niki wumva wifuza ko tukubwira cyane kurenza ikindi. Agatanga reka kubwire ko rero ubwo abakunzi ba Arsenal bo bari mu byishimo ndetse na hirya no hino ndaje mbikubwireho neza, ariko hagataho yampano we ntago meze neza kuko baje kugenda rwose bamushinja n'ibyaha bigiye bitandukanye bako rwose ibyaha ashinjwa byamaze kuba bigera ku byaha 7 byose. Ese yampano ibintu bye byifashe bite ko ibyaha ashinjwa ngo ari umubara? Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwose uwo rizagwira Florian cyangwa se Florie uzwi nka yampano mu muziki nyarwanda ntibisanzwe ibyaha akurikiranwaho ngo byageze ku byaha 7 byose. N'ibyaha rero byavuye mu iperereza ry'ibanze nk'uko rwose umuvugizi wa RIB se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yabitangaje. Ibi rero byaha ngo byaha 7 bavuga birimo ngo gukubita no gukomeretsa ku bushake, icyo ni icyambere mu byaha 7. Hanyuma ngo gukoresha ibikangisho nabyo ni icyaha cya kabiri kiri ukwacyo. Hanyuma kwangiza ikintu cy'undi nabyo ni icyaha cya gatatu kiri ukwacyo. Icya kane kiri ukwacyo nacyo ni ukunywa ngo ibiyobyabwenge nabyo ngo bifite ukuntu biri ari icyaha nacyo buriya ngo cya kane. Hanyuma cya gatanu ngo ni ubwicanyi cyangwa se ibyo bise ngo ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi muri rusange. Urumva icyo nacyo ngo ni ikindi cyaha, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi. Ababyumvise ni ibintu biba bisaba amategeko. Hanyuma icyaha cya gatandatu ngo ni ugukoresha imvugo zivangura, icyo nacyo ngo ni ikindi cyaha ashinjwa. Hanyuma ngo ifungurwa bakamaze kubwira icyaha cya 7 ngo ni ifungiranwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko, ukitora ugafungirana umuntu buryo butemewe n'amategeko boshye uri umupolisi. Ibyo bintu nabyo ngo ntago byemewe. Ubwo rero ibyaha 7 ngibyo byakurikirana kugeza ubu ngubu yamano n'ubundi aracyafungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro mu gihe rwose dosiye ye ngo iri gutunganwa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ese uyu urebye ubona rizagwira Florie cyangwa se yampano buhanga tumuziho ndetse n'ibindi byatandukanye yagiye agaragara mu byere ku muziki mwiza, ijwi ryiza, impano idasanzwe mu kuririmba, muri indirimbo zigiye zitandukanye yagiye asohora, muri indirimbo yigeze gushyira hanze rwose atarasohora na video yayo, atarashyira hanze amashusho, audio yonyine ubwayo yuzuza abarenga miliyoni bayumvise ku rubuga rwa YouTube. N'ibindi bigiye bitandukanye byagiye bigaragaza no musore gukora cyane bitandukanye n'abandi banze bagiye atandukanye, ugasanga n'umwe bahanze bafite indirimbo nyinshi. Byose rero byamaze kuba bibazera akanya ari mu gihome ari gukurikirana. Ese yampano biraza kurangira bite? Ni mu musengere Davis ni wari by'akarembo keza rwose kazajya kabafasha, ariko uko byagenda kose azavayo kubera Imana. Umuhanzi rero Bruce Melody nawe yatangaje rwose ko abitaramo azahoramo na The Ben Tiger B muri iyi mpeshyi ya 2026 bizabera mu mijyi itandukanye ariyo ngiye kukubwira. Abantu bari bazi ko iki gitaramo kigomba kuzaba n'ubundi cya se twabyita nka tour ni ibitaramo n'ubundi azaba agomba gukora bizenguruka igihugu muri rusange. Akaba rero atarigeze mentioninga aho bizabera ubwo yabitangazaga nyine mu gihe cyashize mu ntangiro z'umwaka wa 2026 ubwo bari mu bijyanye n'igitaramo cya New Grove Year kisanzwe kiba tariki ya mbere buri mwaka ngaruka mwaka n'ubundi ku kwezi kwa mbere. Ni igitaramo gikorwa na The Ben, kitegurwa na The Ben, kikakorwa na The Ben. Yari yatumiye Bruce Melody mu kiganiro itangazamakuru. Bari batangaje ko Bruce Melody aje gutangaza ko rwose bafite tour bazakorana n'umuhanzi, ndetse nyuma y'iminsi mike ya The Ben bibanza kuvuga ko we atabyemera, atabizi ibyo bintu bya tour atigeze abibwirwa cyangwa se batabivuganye, ariko bise mike rwose bahise batangaza yuko rwose gahunda hari y'ibintu y'ibi bitaramo nkuko bari babiteguye. Agatanga rero ukuntu byifasha aka kanya nuko imijyi izabera mu bino bitaramo amaze kubijya hanze imenyekana. N'uwa mbere umujyi wa mbere n'umujyi wa Musanze, wa kabiri n'uwa Nyagatare, Bugesera ndetse n'i Rubavu. Abinyujije rero ku rukuta rwe rwa X, Bruce Melody yatangaje ko ibitaramo byiswe Summer Country Tour 2026 bizatangira rero i Musanze tariki ya 13 Kamena, bizana muri no mwaka rubundi, nyuma bikazakomereza nyine no mu tundi turere ku matariki azagenda amenyekanishwa ko iminsi izagenda yicuma. Agatangaho rero ubwo byagenze gutya, abandi bo bari guserebura igikombe witwa David Ryan ndetse
na squad ye yose. Impamvu mvuze David Raya nuko bari no mwe mu bantu ngo bagiye bafasha Arsenal kugira ngo idatsindwa imikino igiye itandukanye nk'umunyezamu, kuko akanya afite clean sheet 19, bivuze ngo aka kanya tuvugana clean sheet afite ziruta imikino yakinnye muri rino rushanwa rya shampiyona ya Bwongereza. Mbakona ibintu bidasanzwe cyane. Afite save 60 mu mikino 37 amaze gukina, akaba kandi yarinjijwe ibitego 26 byonyine, bigaragaza ko ari ubuhanga budasanzwe cyane. Biheruka gukorwa ngo nitwa David Seaman, akaba yarabikoze mu inshuro ebyiri, mu cyamagara 1993 cyaraga 1994, ndetse abiyongera kubikora mu cyagara 1998 n'icyamagara 1999 muri rusange. Arsenal rero ikaba yamaze kwegukana igikombe, kikaba rero byibura nko mu myaka 34 iheruka Arsenal ifitemo ibikombe bine, harimo n'icyo yatwaye muri no mwaka wa 2026, mu gihe ikipe nka Manchester United ifitemo ibikombe 13 mu myaka 34 byibura. Hanyuma Manchester City kageramo ibikombe 8, ntabwo bagirwa nka Chelsea ifitemo ibikombe 5, ndetse ntabwo bagirwa n'andi makipe arimo nka Liverpool afitemo ibikombe 2. urumva ko rwose ari uduhigo tugiye dutandukanye, za Leicester zagiye zinyura mu ntanda atandukanye. Agatanga rero ubwo urumva ko ikipe yimeze neza, bakunze bino ekipe baraza kujya gukina umukino wa nyuma wa shampiyona ugomba kuba kuri hoteli ya 24 bo bamaze rwose kuba begukana igikombe cyabo. Urumva rero hamwe babishimye, ahandi bababaye. Urumva ko aya hano ntibimeze neza, ariko mu bafana ba Arsenal hirya no hino ibintu ni bari mu bicu kabisa. Kadusabire rero batameze neza ko ibintu bize kuryoha bijye mu buryo bimere neza, hanyuma nabemeze neza mukomeze mwenjoyinge igikombe cyanyu. Congratulations kuri Arsenal, izandani zose tugenda tuzibabwira uko mu